sindi kubwabo abwira umuhungu ati njyewe munsi ijya hano mundase asigaye mwikomereze mwe kuzapfana nanje ubwo rero nibwo umuhungu we ntibuka izina menya yararangije na university hari yaragasore ubwo bamupfuka ishuka mu mutwe aramurasa na pistoli ubwo murambo wawusiga mu modoka. Ubwo urugendo rwa sindi kubwa ruba rurangiye gutyo na leta y'abatabazi. Jewe nta kwezi namaranye na sindi kubwa pistoli nari mfite nayisize Tanzania. Bakimara kutubwira ko president nyine apfuye eta major yaje gufata imbunda twari dufite. Ariko ugeze umaze guhura sindi kubwa bahise baguhereza indi nkoho. Yego. Sindi kubwa aba mu quartier ya Kitegetsi yiyo hitwa Garabote. Ubwo rero abamurarira tukaja turasimburanwa tukajayo abandi tukagaruka aho muri mu kigo. Ureba ngombwa njewe ku giti cyanjye nkurikije imibero nuko nabibonaga mvuga ko ntagishoboye gukurikira ibintu bya gisirikare. Naraseze yarankundira ndumva twari nka batatu turasezera baradukundira twigira mu nkambi. Icyo gihe mumurinda mwabaga mufite imbunda mwambutse mufite imbunda cyangwa imbunda buri muntu izo yarafite yarazifite uretse nje mwari abajepe bangahe? Twari abajepe twari batandatu. Sindi kubwo yavuze ko akomeza rwose ko ataraba hano ataraba iki gihugu ataraba mu Rwanda. Twebwe abajepe kuva uko twigaga twigishwaga natwe ubwacu umwanzi yabaga yaduturukamo barabitwigishaga. Hari hose twafataga hamwe tukavuga tuti aho umukuru w'igihugu ashobora kuba hari ikintu kidashoboye kumubaho kidasanzwe. Mujepe rero hari hose ntabwo hashira amakenga. Niki cyatumye ufata uwo mwanzuro? Je nafashe umwanzuro kubera ko nabonaga dusa n'izitagira urwami. Rero nkabona nk'umuntu uzi bya gisirikare kandi kuko nari mbizi mbona ko ntaco dushobora kugeraho. Nahasanze imodoka yari yoherejwe n'uwitwa Sindi kubwabo Theodore. Perezida w'inziba wari witwa yego. Ngo bayitaga inziba Cuhari. Ubwo rero yaraje imodoka iramfata imfashe tumusanga ara ku Gisenyi aho bitaga Maison de Passage na yarari mu nzu Perezida Habyarimana yanacumbikagamo yaje ku Gisenyi. None se ukiri aho ngaho imodoka iyo Sindi kubwabo yohereje ayohereje abajepe bamwebwe cyangwa ahubwo yari yoherejwe gutwara abantu tuza tunari hamwe n'abakoragamo na bamwe bo muri presidence yari Habyarimana ari abakuru ba presidence bakoraga muri presidence. Twari turi hamwe ko nabo nyine bari baraho baramubwiye bati ntuziraje minafete yiyo yanakoranaga na Sindi kubwa. Yego. FPR za kuhoza abasirikare mu Ruhengeri yajanye bari izinde n'ababiseruka bo ngabo. Kuko nimwe bari bafungiye. Yego. Sindi kubwa we yari umusirikare nawe cyangwa umusivile? Yari umusivile ntuzi ko ari aje kuba uwo president w'inziba Cuho yari ari warukuriye umutwe w'inteko ishinga amategeko. Yego. Bitaba rwarakabije batuma batana hari umuntu wigize tuza ntashaka ko organisation ndaje kuja mu organisation nk'abandi ati niwe bati no warindaga Habyarimana yohereza ikipe ingeraho. Inde wayohereje? Ni etamajoro. Etamajoro bwe igizwe na warakabije no witwaga Bemera hano hirya we tunaratuye nawe ko yapfuye. Ihuretse nango iyo hakurya n'undi hari etamajoro. Yego. Y'urwogana rwarakabije. Ubwo se niba mbyumva neza byari byamaze kwitwa FDLR icyo gihe byararire. Yego. Yabanje kuba parire biza kuba rire barahindura babarire nje nasize ararire rero abo bo twatwiza FDLR ibyo bya mbere ibyo bindi ntabyo tuzi. Nje ninjira mu gisirikare habaga ico bita ntuza kuri prefecture bagiraga abo bayigenera baturukayo bakurikije population iriyo. Yego.
ibyo nibyo nasanze, ariko mbere ngo ku bwa Kayibanda abari benshi ni abari baturuka ino muho nakwiturukika yego, ariko nje ninjira mu gisirikare ku bwa Habyarimana nabonaga ari rusange. none ubwo reka twigarukire indege y'umukuru w'igihugu imaze kuraswa, bababwiye ko bose bapfuye, mwabyakire gute nko kuba bosi wanyu yari apfuye cyane ko mwari mumaze kubona mwari muhitangiye inzira y'ubushomeri? Ibyishimo byahuye n'agahinda mu gihe twari turi kuvuga ngo tuba twatashe, twasanze natwe wenda byari kutugeraho. Rero twari aho ngaho, iyo urokotse nk'ikintu c'urupfu urishima, ariko nanone twababajwe nuko nyine ibibereye mu gihugu, tubabaje twaguye mu gahundwe. Yego. Ese nkamwe nk'abajepe mwarindaga umukuru w'igihugu, iyo mwicaraga mukareba uko ikirere kimeze, mukareba icyo mwuka wera abwira amatora 7, mwebwe ubwanyu ntabwo mwavuga ati nyamaze aha hantu hari ikintu kidasa neza, hari ikintu gishobora kuzaba gitunguranye? Twebwe abajepe kuva uko twigishwaga natwe ubwacu umwanzi yabaga yaduturukamo, barabitwigishaga. Hari hose twafataga hamwe tukavuga tuti aho umukuru w'igihugu hashobora kuba hari ikintu kidashoboka kumubaho kidasanzwe. Umujepe rero hari hose ntabwo hashira amakenga. None ubwo muri Tanzania mwavuyeyo muteko, amakuru avuga ko mwagiye i Kongo, ko mwageze gute Tanzania, mwari mu ubuzima bwo muri Tanzania nyuma y'uko bosi wanyapfuye byagenze gute? Tanzania nyuma y'uko amaze gupfa baduhinduriye hoteli, tujana muri hoteli mukuru w'igihugu yari yabereye mu nama mu iryo joro. Yego. Ubwo yitwa Kilimanjaro. Ubwo rero byabaye ngombwa ko buri wese yishakishiriza uko yagenda. Uretse ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ifatanyije na Etat Major y'iyo baraje batanga ngo nitubaho tuzagenda ku mabwiriza zabasohotse mashasha. Tubonye urumva ukwa 4 kurarangira, ukwa 5 kurarangira. Mwari abajepe bangahe? Twari abajepe twari 6. Yego. Ubwo rero dutangira kureba ukuntu umuntu yazataha. Hanje ku giti canje nari maze kumenya ko umugore n'abana nari mfite babiri bari bahari. Ahibwirwaga n'iki? Twaraterefonaga. Telefona gutase ko mu gihugu ibintu bitari bimeze neza? Twaraterefonaga bakatubwira, ntibyari direct, ariko hari uburyo bwacagamo, wenda wa telefona undi akagenda akabatelefona handi akazakubwira amakuru. Uro namenye ko umugore n'abana bahari, ngambirira kuzataha. Bari mu gihugu mu Rwanda? Mu gihugu hano. Ndavuga nti nzataha byanze bikunze. Ubwo rero turabivuga, turadekarara turi nk'aba 3. Minafeti iratwumva ati nihabone ko kazi yo muzagenda. Ariko kugwa mu gihugu mu imbere mu Ikanombo kwa musabe mu batimenya bitazashoboka kuko ibintu bimeze nabi. Byabaye ngombwa ari by'Imana yakoze, habone ko kazi y'indege yo muri Cameroon yari yagomba kuguma. Ubwo rero nazanye niyo Goma Gisenyi hariya mu mujyi. Ukiri aho ngaho se, mbere ko dukomeza ubwo turaza kuhagaruka, umukuru w'igihugu ariwe bosi wanyu bari bamaze kumurasa, ariko hari abandi basikaye basigaye ari nabo bakoze jenoside bagakomeza no kurwana, wenda bakarwana na FPR kugira ngo bagumana ubutegetsi cyangwa se bashyireho n'uwabo. Nta bushake cyangwa se nta telefone zabahamagaraga ziva ziti muze mujye ku rugamba nk'abandi bose murwanira igihugu? Reka ntaso. Nta wigeze ampamagara gutyo. Twiyaranjaga
nko mu buryo bw'intuza turi kubaza famiye yacu aho iherereye. Ni ukuvuga ngo muri make mwahise mumera nk'aho mutakiri abasirikare b'igihugu mutagikenewe. Rwose nta kuvuga ngo wenda hari tugira ngo mugumaho muzaza tuzabakira gutya oya. Twagengwaga na ambasade, twakoranaga na ambasade na Minafete yiyo. Noneho indege ikugejeje Goma Gisenyi, nahasanze imodoka yari yoherejwe n'uwitwa Sindikubwabo Theodore, perezida w'inziba wari witwa yego ngo bayitaga inzibacuhari. Ubwo rero yaraje imodoka iramfata imfashe tumusanga ara ku Gisenyi aho bitaga Maison de Passage, na yarari mu nzu perezida Habyarimana yanacumbikagamo yaje ku Gisenyi. None se ukiri aho ngaho imodoka iyo Sindikubwabo yohereje ayohereje abajepe bamwebwe cyangwa ahubwo yari yoherejwe gutwara abantu tuza tunari hamwe n'abakoraga na bamwe bo muri presidence yari Habyarimana, ari abakuru ba presidence bakoraga muri presidence. Twari turi hamwe ko nabo nyine bari baraho baramubwiye bati ntuziraje Minafete yiyo yanakoranaga na Sindikubwabo. Yego tubira ko tuje ko baratwakira rero. Nuvuga ngo niba mbyumva neza leta y'abatabazi yari yisi y'abatabazi yakoranaga n'izindi leta z'ibindi bihugu. Yego none ubwo ngubwo mumaze guhura na Sindikubwabo, ubwo mwahuye nawe mukiri abajepe, mwahuye nawe mwabaye abademobe? Twabaye abajepe ko twanarahuye mu iryo joro naraye ku Gisenyi rimwe. Kuko nkihagera nagiye nasabye uruhusa rwo kuja kureba famiye yanje kuko nari naje nzi ko ihari. Ubwo rero byabaye ngombwa iby'Imana ikora, umugore bampa imodoka ndayijana ngeze aho bita mu Rugerero. Yarari muri ntuza mu korone y'abandi bari guhunga ko nyine mubonye mushiramo n'akana yarahetse n'undi mwana wigenzaga. Ubwo mbashira modoka turagenda aho ngo Sindikubwabo yarari tuhita tujya bavuga abafaransa baraza bati igihugu cabonye bene cyo mushatse mwari ukuntu mwabigenza kuko inkotanyi ziri mu Ruhengeri. Hari nka ryari icyo gihe isaha ukwezi kwa karindwi ndumva Kigali yari yafashwe nk'ejo. Yafashwe ku munsi kubanziriza uwo nkubwira mu matariki ya 4. Yego ariko se reka duse n'abasubira inyuma ho gatoya. Hari ukuntu nko mu bindi bihugu ujya kumva kudeta zabaye cyangwa se zateguwe havuzwemo abarinda umukuru w'igihugu, hari abarinda urugo rwe cyangwa se abagendana nabo. Muri zo kudeta zabari harya ni Rizinde Theoneste. Icyo gihe bwo ntabwo yagambire kuba yavuga ngo reka nyure mu barinda umukuru w'igihugu, anyure mu barinda umukuru w'igihugu, ndavuga bamwebwe. Rizinde yego sinakubwiye ko nta mujepe wabonetsemo. Ubwo nari ngendeye icyo gihe FPR iza kubohoza donc gufungura gereza ya Musanze, bavuga ko hari abasirikare bari bahafungiwe. Icyo gihe abari bafungiwe barazize icyo barakoze icyo bundi, ubwo cyane ntabwo mwabikurikirana. Bafungiwe ni Barizinde. FPR iza kubohoza abasirikare mu Ruhengeri yajanye Barizinde n'ababiseruka abo ngabo. Kuko nimwe bari bafungiye. Yego ubwo reka twikomereze. Noneho abafaransa barababwiye bati igihugu cyabonye ba nyiracyo. Icyo gihe imbwigoramo nk'iya perezida wari ubayoboye, ubwo ndavuga uwo Sindikubwabo, yababwiye ngo cyabwiye dukomeze tuzagaruka yababwiye ngo iki? Yatubwiye ko tuje Cyangugu aho ku Gisenyi. Yego ngo byabaye ngombwa ko nanje njana nabo turagenda tumugenda iruhande nk'aba muri Scorse. Ariko dufite na za famiye zacu. Tugeze i Bukavu. Buretse mwageze Cyangugu akukuguma cyangwa mukomeza i Bukavu? Tugeze i Bukavu twaharaye kabiri. Abafaransa nanone baraza bati cokoze bibaye byiza mwaja niba mushaka kuguma mu gihugu mugwe mu gihugu, niba mubona ko igihugu gifite izindi ngufu zindi zigifashe muzikirekere, ico dushaka nuko muhitamo ari kuguma hano mu gihugu cyangwa mukambuka mukaja
Bukavu sindi kubwo yavuze ko akomeza rwose ko ataraba hano ataraba muri iki gihugu ataraba mu Rwanda rero ku Rusizi turazamuka tuja i Bukavu. Ese iburetse ukiri aho ngaho sindi kubwo we yari umusirikare nawe cyangwa yari umusivile? Yari umusivile, ntuzi ko ari aje kuba uwo perezida w'inzibacuho yari ari wari ukuriye umutwe w'inteko ishinga amategeko. Yego, imitwe yombi. Noneho ubwo icyo gihe ukiri aho ngaho se hari amakuru njya muravuga yuko umurambo wa perezida Habyarimana nawe uko bagendaga batsindwa icyo gihe ari nako bagendaga bawuzengurukana. Icyo gihe nawe uwo murambo mwaye muri kumwe cyangwa wowe warakomeje? Yewe ntabwo nari hano. Nakubwiye ko twabaye Dar es Salaam. Ndi kuvuga icyo gihe igihe mwazaga mugasanga sindi kubwabo. Tuza twaje dusanga twahise duhunga ntabyo mu iki gihugu wambaza ngo nkubwire ngo nakubwire amakuru. Twaje mu kwa karindwi. Yego. Noneho ubwo sindi kubwabo ayanzuye ko mukomeza iyo muri Kongo. Ko mwagiye hehe? Twaragiye tuja aho bita muri twagiye ikigo catwakiye nico biti Panzi. I Bukavu. Sindi kubwaba aba mu quartier ya Kitegetse yiyo hitwa Garabote. Ubwo rero abamurarira tukaja turasimburanwa tukajayo abandi tukagaruka aho muri mu kigo. Uriba ngombwa njewe ku giti cyanjye nkurikije imibero nuko nabibonaga mvuga ko ntagishoboye gukurikira ibintu bya gisirikare. Naraseze yarankundira ndumva twari nka batatu turasezera baradukunda twigira mu nkambi impunzi zose. Icyo gihe mumurinda mwabaga mufite imbunda mwambutse mufite imbunda cyangwa imbunda buri muntu izo yarafite yarazifite uretse ngiye pistol nari mfite nayisize Tanzania. Bakimara kutubwira ko perezida nyine apfuye eta major yaje gufata imbunda twari dufite. Ariko ubwo ugeze umaze guhura sindi kubwabo bahise baguhereza indi nkoho. Yego. None ubwo ngubwo reka twigire wanzuye yuko twigira aho ngaho wanzuye yuko uva mu gisirikari ukajya mu buzima busanzwe bw'impunzi bisanzwe. Icyo gihe ni ikirere witegereza ukavuga uti nta kintu tukirwanira ntituzatsinda. Niki cyatumye ufata uwo mwanzuro? Je nafashe umwanzuro kubera ko nabonaga dusa n'izitagira urwame. Rero nkabona nk'umuntu uzi bya gisirikare kandi kuko nari mbizi mbona ko ntaco dushobora kugeraho. Nicyo cyatumye nsezera. Wigiriye mu nkambi. Ubuzima bwo mu nkambi wabubanyemo gutedera wari umusirikari ugiye kubana n'abasivile hakurya mu Rwanda. Ubwo hari nka ryari icyo gihe? Hari akiri 94? Nani muri 94 mu kwa karindwi. None se icyo gihe nivuga ngo mwavuye muri Tanzania umugera izo nzira zose byabaye mu kwezi kumwe? Oya twavuye muri Tanzania mu kwa karindwi. Tuhita twambuka tuje Bukavu. Njewe nta kwezi namaranye na sindi kubwaho. Noneho ubwo umaze kujya mu buzima bwa gisivile ariko uracyari mu mahanga muri Kongo. Abaturage wabanye nabo gute wakuraga y'ibiki? Tuzi kubana n'abaturage. Abaturage nabanye nabo neza nasabye kuja mu nkambi iranyakira. Yewe ngira n'amahirwe umuzungu nasanze mu nkambi yaho bita Inera Kavumo. Nkunda rwose anyakira neza mba mu nzego ziyobora inkambi. Ko kugeza igihe inkambi zashesherijwe tugahita dukomeza tukinjira amashamba. Uti duhita dukomeza twinjira amashamba. Ubwo none ikintu mbitangiye kwibaza ese connection yawe na perezida n'uwo wari perezida y'inzibacyuho sindi kubwabo yahise icikamo hagati yahise irangira burundu cyangwa mwakomeje kujya muvuga ko ubwo ndi kugira ngo nkubaze none ubuzima bwa Theodore kwa karindwi nta mintuza inongeye kugira na sindi kubwabo. Impamvu kumenya amakuru gusa kubera ko abasirikare twabanaga basigaranye nawe ariko nje ku giti cyanje byerekeranye na ubwo rezo yari icitse. Ubwo none uti gukurikirana amakuru babandi batandatu ubwo ni batanu bari basigaye
bo bakomezanyije nawe. twamusanze hamwe n'abandi ntabwo ari abo gusa bari bavuye iyo ngiye, twasanze hari abasirikare bari kumwe nabo twanabanaga ku Kimihurura. noneho ubwo inkuru za Sindi ku bwabwo ni wowe ugiye kudufasha kuzido, kuko urumva nubwo wari waravuyemo abasirikare mwagendaga muvugana, irangira rya Sindi ku bwabo ryatangiye guterya. Sindi ku bwabo rero ku munsi ntibuka basesa inkambi twarafashe turagenda tugeze aho bita uretse nabo mwabanaga mu nkambi. Sindi ku bwabo oya yabaga i Bukavu mu mujyi. Yego, inkambi zarasheshwe nawe ubwo zarasheshwe, ubwo ni ukuvuga ko na Bukavu yari yafashwe. ubwo rero byabaye ngombwa ko bamuzana, abamuzanye kuko umushoferi wari umutwaye yari mugenzi wanje, niwe waduhaye amakuru. hari aho bageze aho bita Inyabibwe, inzira zirabura z'imodoka zo gukomeza iyo mu giturage. Yego, imihanda mbese irabura kuko ngo burya nta mihanda igira. ubwo rero biba ngombwa ko Sindi ku bwabo abwira umuhungu ati njyewe munsi ijya hano mundase, ahasigaye mwikomereze mwe kuzapfana nanje. ni amakuru twahabwaga n'uwo mushoferi. ubwo rero nibwo umuhungu we ntibuka izina, menya yararangije na universite hari yari agasore, ubwo bamupfuka ishuka mu mutwe aramurasa na pistoli, ubwo umurambo bawusiga mu modoka. N'ayo makuru uwo mushoferi yatubwiye, uno yarapfuye yanaguye i Kongo. uwo mushoferi? Yego. ubwo urugendo rwa Sindi ku bwabo ruba rurangiye gutyo na leta y'abatabazi uko gutyo. none ubwo mwebwe mukomeje amashyamba, mwageze hehe, muza kugaruka gute? twakomeza amashamba, tugeze mu mashamba dusa n'abagarutse turi kumva ibintu bituje, twinjira mu giturage dushakisha amakuru yo mu Rwanda. nk'ubu njyewe byagezeyo nanone hari abantu bakomeje kuja mu ikipe zigarukino. ubwo niba mbyumva neza si abacengezi si uri kuvuga? nabo bacengezi biba bitaga abacengezi. ngira bose nababayemo, nakomeje kuba nk'umusivile. narabimbwira mvuga ko ntabishaka, bashaka no kubikoresha ku ngufu ndanga. rero byabaye ngombwa. kubera iki ukiri aho ngaho? kubera iki wavuga uti nge sindajya kuba umucengezi, ibyo kujya kongera kwisubiza igihugu nge ntabwo mbirimo? nge nk'umuntu wakoze igisirikare cy'umwuga, nicyo nako nagenderagaho nkumva ntaje gucengera. rero bakanaje baza kundeba bikanga, bigira n'igihe bangambanira wenda ngo nje nshobora kuba ndicitso kibarimo, bashaka no kunshira urubanza rwo gupfa. birananirana, abo bita barwarakabije batuma bati hano hari umuntu wigize tuza ntashaka ko organisation ndaje kuja mu organisation nk'abandi. ati niwe bati warindaga Habyarimana, yohereza ikipe ingeraho. Inde wayohereje? ni etamajoro. etamajoro bwe igizwe na warakabije n'uwitwaga Bemera hano hirya, we tunara nawe ko yapfuye. ihuretse ngo iyo hakurya n'ubundi hari etamajoro. yego. y'urwogana rwarakabije. ubwo se niba mbyumva neza byari byamaze kwitwa FDLR icyo gihe? byararire. yego. byabanje kuba parire, biza kuba rire, barahindura babarire. nje nasize ararire. rero abo bo twatwiza FDLR ibyo bya mbere, ibyo bindi ntabyo tuzi. byaje narageze hano mu gihugu. bashatse kukatira urwo gupfa. rero bati uwo muntu rwose mu mureke, niba yumva ashaka kwibera umusivile w'umusivile, arabinyemerera bamwumva umusivile. nyuma yaho nibwo bashatse no kugira ngo bamfatishe ngo niba ngo inkotanyi nizimfata zizandasa, kuko inkotanyi zaza gushura abantu. nuko haba agakipe rero kuko nanabibwirwaga n'abaje kumfatisha, bibwira ko inkotanyi nizimfata zizanyisha. byarabaye rero ndafatwa, aho narindi ndafatwa. bakimbona nuko ndavuga nti muje kucura, nshaka no kubanza kwanga kugira resistance, numva nabo ko bari kumbesha kugira ngo baje kunyeremena. nuko byabaye ngombwa ari by'Imana ikora, baranzana rwose, nta n'uwanciyeho, nta n'uwagize ute.
bangeza muri ntuza muri aho nakwita muri brigade yari iri aho ngaho nari kumwe ubwo nabo nari ndi kumwe nabo umuryango wanje ngo hashize nk'iminsi 2 buheze ko buterera ziramfatiranye. Ariko se yego wari waravuze uti sinzajya kuba umucengezi, sinajya muri yo arire nk'umusirikari wakoze igisirikare cy'umwuga, ariko se kubera iki inshuro zose inkotanyi zazaga gucyura impunzi utahita gufata inzira ngo wijyane? Ntabwo nafataga iyo nzira kuko numvaga abashamiranye nk'umuntu wabaye umujepe batansigaho banyica. Nkakora ubushoboka bwose nkakora esquive nkigira nk'iruhande ukagenda ukwepa ubwo bigenza gute? Ni bimwe njya numva ngo n'uyu munsi FDLR bajya hari ibyiswe Umoja Wetu bajya kuyitsinsura ngo bageragaho ugasanga bigize abaturage bari gutwika amakara. Namwe nuko mwabigenzaga? Nkubwiye ko ngerayo nafashe ntuzo kuba mu giturage, nabaga umuturage mu bandi, nanahunganaga n'abandi, sinigeze mpungana n'abasirikare abo bita abacengezi. Sinigeze mpungana nabo. Noneho ugeze inaha mu Rwanda byagenze gute? Ubuzima bwa gisivile bwo mu Rwanda, kubohoza amazu y'abantu, wasanze ibyawe bigihari? Nta byanje babohoje. Naraje ndaza banyakira neza rwose, kandi nanavuye banyibinyijeje. Abamfashe baranyijeje bati humura ntiduvuze ko utazapfa ariko ntabwo uzapfa, ari twe tukwishe. Rero naraje nsanga cyane se nsanga hano hahari baranyakira, ubuyobozi bwari buhari buranyakira. Sanzo hari kibintu byitwa byari bicitwa komine muri 2002. Wageze na 2002? Yego mu kwa 10. Gusa nageze hano neza mu kwa 11. Uyu mutobo haryo ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Afe sinibuka neza ariko nari ngikanyakanye kuko navutse 57 kandi natashe 2002. Ubwo urumva nangiye kukubaza nti ko harashize n'imyaka, urumva FPR kimara gufata ubutegetsi abasirikari batari baragize icyo bakora babavanze n'aba FPR inkotanyi. Ubwo nangiye kubaza nti ese ntabwo waravuze uti nanjye munsubizemo? Narakubwiye ko igisirikari nahise nkizinuka nkurikije ibyabaye. Wahise uzi ni ku gisirikare? Rwose pe. Bavuze ko cyane, ariko nanone cyatumye ntabikurikirana cyane nk'ibyo kugera hano. Kubera kwicara cyane mu ishamba nk'imyaka igera kuri ngahe kuri 5 gutyo, narwaye amavi. Ubuzima rero ntibwanyemerera gukomeza ibintu bya gisirikare. Banarambuye bati ngwino mbereka tuza yanje, bereka impamvu zanje nabo barazakira, kuko kuja kubesha abantu ngo nshoboye igisirikare ntakigishoboye kubera ubuzima narindi nagize. Icyo cyatumye ntakomeza ngo nje mu gisirikare. Ariko se hari umuntu ushobora kwibaza, urumva hari ukuntu bajya avuga bati abasirikari niyo yaba ari umusaza cyangwa agahinja afite umwitozo wa gisirikare, uko yaba ameze kose aba akiwufite. Ubu naka kanya muri imyaka yawe hari utuntu uvuga utungu tuzagenda cyatwibuka mu mutwe ho byose birimo. Icyo ndafite ni ingufu zajanye nabyo. Ariko bivuze ngo uhuye n'umuntu agashaka kwendereza wakwirengera mu buryo mbona nakoresha nakwirengera, kumucika byo mba mbishoboye. Tonto two tekinike ukitwibuka. None ubwo nari kuvuga ngo twari tugeze mu kugaruka, ugeze inaha kwiyadabuta n'ubuzima, urumva umaze imyaka myinshi yo hakurya mu ishyamba, hari ya myumvire yo kuvuga ngo inkotanyi zizakwica nk'uko babikubwiraga. Ese byarakoroheye? Byaranyoroheye, byatewe nuko bamfashe, nuko banyakira mu mizu ya mbere. Bampaye icyizere barakinyereka, bigeze ino rero none byinshi ndabyibonera. Ubu rero rwose nta kintu canje na kimwe. Uyu munsi abaturage mu banyamute, abaturage basanzwe basivile muri make? Abaturage tubanye neza,
nakoze ngeze no mu gacu gake bangira umwunzi by'ubwunzi vuba bangira umujyanama w'ubuzima kandi aho hose ikipe najagamo narayiyoboraga urumva rero nabanaga n'abaturage neza. ese ubu ngubu tugiye kuvuga amagambo ntiyarangira ahubwo mvuze mu magambo cye sinagushimira kuri umwanya waduhaye. Nanjye ndabashimye kubera iki kiganiro mumbajije cyiza rwose cyane ko nk'amakuru muba mushaka kumenya ayo nzi ndayababwira nayakubwiye. Imibanire yanjye n'abaturage turi kumwe ni myiza. Leta yo ni akarusho kuko yampaye ubwisanzure bwo kubaho nk'abandi bose. Ubwo rero urumva rwose nashimira Imana yemeye ko mbana n'abantu amahoro rusange n'ibyo. Reka twishimire cyane. Murakoze. Ngira ngo abari badukurikiye twaganiraga ni Ritadi Koporo Salatiel Senkeri, akaba yari umujepe mu barindaga umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana. Twamuganirije tukaba twagira ikiganiro cyiza aho twaturutse yinjira mu gisirikari kugeza uyu munsi agisoje. Ngira ngo hari ibindi bibazo mushobora kuba mwagize mushobora kubyandika mukazabitubwira natwe tukazagaruka tukababariza. Murakoze cyane. Nge nitwa Mwene Siraki. Murakoze.